Shalom shalom, Yesu ashimwe cyane. Imana ibagire neza. Nongeye kubaramutsa mu izina rya Yesu Kristo. Ndabifuriza na Pasika nziza n'ibihe byiza byo kwibuka gupfa no kuzuka k'umwami wacu Yesu Kristo. Imana ibagire neza muri morning prayer, isengesho ryacu ryo mu gitondo. Nkuko bisanzwe muri kumwe nanjye Arsene Ndikumana. Turashima Imana ko Imana ikomeza buri gihe kutugira neza, kaduha igitondo cyiza, kaduha ijoro ryiza, kaduha umunsi mwiza tutazongera kubona ukundi. Turashima Imana rero ko muri byose Imana ikomeza kutwiyereka, ikatwigaragariza, katwereka urukundo rudasanzwe, katugira ubuntu budasanzwe, natwe tukabyuka tuyishima, tuyihimbaza. Yesu ashimwe cyane. Turashima Imana rero. Uyu mwanya turakomeza gusenga, nanone twibukiranya igikorwa kidasanzwe umwami wacu Yesu Kristo yadukoreye. Nkunda kubivuga kenshi kubera ko muri iki gikorwa Kristo yakoze niho benshi twabonye kubabarirwa ibyaha, niho benshi twakiriye gukira indwara, niho benshi twahinduriwe amateka, niho benshi ubuzima bwacu bwagize icyerekezo kizima Imana yifuzaga ko twogira. Yesu ashimwe cyane. Rero turashima Imana ku bwa Kristo Yesu ubwo turi mu bihe byo kwibuka gupfa no kuzuka k'umwami wacu Yesu Kristo. Reka ibi bihe bikubera ibihe byiza byo kongera kandi kurimbura, gutekereza ku migenderanire yawe ufitanye n'Imana, ku bushuti bwawe n'Imana, kuri relationship ufitaniye n'Imana, kubera ko relation zacu n'Imana zigenda neza igihe twemereye Kristo kuza mu buzima bwacu, kumwizera, kumwakira muri twebwe. Niba utarakira Kristo ukaba wifuza ko imigenderanire yawe n'Imana iba myiza, emera kwizera Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Wizere igikorwa Yesu Kristo yagukoreye, kubera ko byamufashe ikiguzi gikomeye cyane, byamusabye ikintu cyo kwitanga gikomeye cyane kugira ngo abashe gucungura ubuzima bwawe. Yageze ahantu umutima yumva uraremerewe, umubiri ufite intege nke cyane, ariko arakomeza aravuga ngo Mana, ngomba gucungura buno bwoko, ngomba gucungura bano bantu. Iyo usomye ijambo ry'Imana mu gitabo cya Mariko igice cya 14 ku murongo wa 34, Bibiliya abwira ngo, arababwira ati umutima wanjye uri n'akabonge kagomba kunyica, bamugumye hano mube maso. Haleluya. 35 ngo yunguruza imbere gato, yubama hasi arasenga ngo icyo gihe ngo kimurengane asangwa bishoboka. Ati Aba Data, byose biragushobokera, kura iki gikombe kindengana, ariko ntibibe uko jyewe ngomba, yamara bibe uko wewe ugomba. Nshuti yanjye, Kristo gutanga ubuzima bwe, kudupfira, kuducungura, ntabwo byari bimworoheye. Yageze ahantu umutima, umubiri we urananirwa, agira intege nke, yabonye urupfu agiye gupfa, yabonye umubabaro agiye guhura nawo, agira asenga, arabwira Imana ngo Mana, niba bikunda kino gikombe kindengana. Nshuti yanjye uri kuranyumva, ndakwibutsa ko Kristo byamufasha ibintu bikomeye cyane kugira ngo abashe kugucungura. Yaritanze, yemera arababara, yemera arakubitwa, yemera aratukwa, yemera arasuzugurwa, ariko aravuga ngo ngomba gucungura umwana w'umuntu, ngomba gucungura umuntu, ngomba gucungura umuntu uri mu byaha, ngomba gucungura umuntu Satani yagize imbohe, ngomba kubohoza uwo Satani yafashe akaboha. Yesu yarasenze afite agahinda kenshi, abona yuko bigiye kwanga, abona ko agiye kubivanga, agiye kubihagarika, ariko arigarura aravuga ngo Data, ntibibe nk'uko ndi gutekereza, ntibibe nk'uko nshaka, reka wowe ubushake bwawe, ibyo ushaka abe aribyo biba. Imana rero yaragambiriye kuducungura. Kristo arabyemera, yemera gutanga ubuzima bwe, yemera kuvuga ngo nditanze, uko byagenda kose, ikiguzi byansaba nditanze. Haleluya. Nagenda kwibutsa ko Kristo yitanze, yatanze ikiguzi cyose gishoboka kugira ngo ubabarirwe ibyaha, kugira ngo ubohoke, kugira ngo uve muri uwo mwijima wa Satani, kugira ngo uve muri ako gahinda, kugira ngo uve muri ibyo byaha, kugira ngo uve muri ibyo bintu byakunaniye. Kristo yemeye kwitanga. Uyu munsi kumwizera no kongera kwibuka urupfu rwe no kuzuka kwe biraza gutuma ubuzima bwacu bwongera guhinduka bugasa na Kristo. Ndagusengera muri uyu mwanya mu izina rya Yesu Kristo, Imana y'imbaraga, Imana y'ubuntu, Imana y'urukundo ikwiyereke muri uyu mwanya.
Imana ijura ibyawe byapfuye, Imana ijura umutima wawe, Imana ijura ubugingo bwawe, Imana ijure buri kintu cyose cyawe cyapfuye, kubera ko muri Kristo Yesu twabonye ubuzima. Ndatura amaraso Yesu Kristo ku buzima bwawe, ndatura amaraso Yesu Kristo ku muryango wawe, ndatura amaraso Yesu Kristo ku mubiri wawe. Wezwe n'ayo maraso, wezwe n'icyo gitambo cya Kristo yatanze ku musaraba. Mu izina rya Yesu Kristo, Imana igira icyo ikora ku buzima bwawe, Imana igira icyo ihindura ku buzima bwawe. Mu izina rya Yesu Kristo, urakoze Mwami kutugiriye neza, urakoze Mwami kutubohoye, urakoze Mwami kuduha imbaraga n'ubushobozi bwo kongera gutsinda no kunesha ibyari byaratunanije igihe kinini. Turagushimiye kuko uri Imana igira neza, turagushimiye ku bwa Kristo Yesu watanze akadupfira akaducungura. Uyu munsi dufite ubugingo bw'iteka kubera ko Kristo yaje agatura muri twebwe. Icyubahiro gikomeze kuba icyawe mu izina rya Yesu Kristo, amen. Uwiteka abagire neza, mugire Pasika nziza n'ibihe byiza, mwarahezagiwe. Shalom shalom.